bwa buri munsi dukunze kubona ibintu bihora bisubirwamo. Umuntu wabayeho ubuzima busanzwe cyangwa se bukennye, iyo amaze gutera imbere ahindura aho atuye, akava mu gace yari asanzwe arimo maze akajya mu gace gatuwe n'abifite. Ibi ngibi bigenda gute? Kuki bimera gutya? Mbese ibi ni impanuka? Ni ibintu byikora? Muze tubane turusheho gusobanukirwa ngo kuki iyo umuntu amaze kwimuka, iyo umuntu amaze gukira no gutera imbere, kuki yimuka mu gace yari atuyemo maze akimukira mu kandi, cyangwa se mu kandi karimo abantu bifite. Muze tubane kuri mikoro ni Justin niyo saba, muze tugirane ibihe byiza turushaho gusobanukirwa ngo mbese bimeze bite. Nuba wishimira ibiganiro byacu, gukora subscribe ugafungura n'inzogera ntacyo byagutwara kugira ngo tujye twibanira no mu biganiro bitandukanye. Ibi ntabwo biba ari impanuka, ahubwo hari impamvu zigaragara ndetse n'izitagaragara zibitera. Uyu munsi rero turarebera hamwe impamvu nyamukuru itera umuntu gutera imbere none hakimuka akasanga abakire bagenzi be. Ibipimo n'imibare aho bishoboka turaza kugenda tubibona, ingaruka zabyo ndetse n'ingero zifatika mu buzima busanzwe. Muze tugirane ibihe byiza turusheho gusobanukirwa. Impamvu ya mbere rero ni umutekano. Burya iyo umuntu amaze gukira mu gace yari atuyemo, ikintu atangira kumva ari kubura ni umutekano. Atangira gutekereza yuko abo bantu baciriritse baturanye bashobora kuzamugirira nabi mu minsi iri imbere, bagatangira wenda kumwanga kubera ko aba ari ahantu yakuriye, wenda agatekereza ko bamufitiye ishyari bitewe n'uko hari ababa yarakuranye nabo, abo yavukanye nabo ndetse n'inshuti ze zishobora kumugirira ishyari zikamugirira nabi. Ahangaha rero ahita atekereza ati uwakwimuka nkisangira abandi bagenzi banjye twahuje amahirwe, noneho nahita ngira umutekano kurushaho. Burya biba byiza iyo uturanye n'abantu basa nk'abakurusha ubushobozi kuruta uko waturana n'abantu urusha ubushobozi. Iyo ubarusha ubushobozi uko byagenda kose bashobora kukwangiriza ibintu, ariko iyo bakurusha ubushobozi cyangwa se mukaba mwenda kunganya ubushobozi, murushaho gucunga ibintu byanyu neza. Burya umuntu uzi agaciro k'ikintu n'ugitunze, utagitunze ntashobora kumenya agaciro kacyo. Iyo umuntu rero amaze kugira amafaranga menshi, ibintu bye byose biriyongera. Agira inzu nziza, agira imodoka nziza, agira ibikoresho bihenze. Ibi byose bisaba umutekano ukomeye. Imibare ifatika: mu bihugu byinshi uduce dutuwe n'abakire tugira abacunga umutekano cyangwa se abagadi ku gipimo cya 70 kugera kuri 90%. Mu duce dusanzweho iyi mibare ibisa nk'iri hasi cyane, kuko abacunga umutekano urugero twabagereranya n'abanyerondo baba bari ku kigero cya 20 kugeza kuri 30%. Murumva rero ko biba bitandukanye cyane. Abakire rero bifuza ahantu harinzwe byibuze amasaha 24 kuri 24, hari amakamera nka CCTV, byibuze ari amakamera rwose agenda agaragaza ibiri kugenda biba hafi aho ngaho, hari amategeko akomeye y'abinjira n'abasohoka. Niyo mpamvu rero umukire yimuka. Reka dufate urugero: umuntu wari utuye mu mudugudu usanzwe, iyo amaze kugura imodoka ebyiri ndetse n'inzu ihenze, ashobora gutinya abajura, ashobora gutinya kwibasirwa, maze amaze kubona ayo mahirwe yimukira muri gate community. Birumvikana cyane rwose uko byagenda kose iyo umuntu amaze gukira ahita areba ukuntu yakwimuka akava muri ba bantu asa nkaho yari yarabyirukiyemo. Impamvu ya kabiri ni imibereho ijyanye n'urwego cyangwa se lifestyle upgrades. Ni ukuvuga ngo hari imibereho ijyanye n'urwego umuntu aba arimo. Abantu rero bateye imbere baba bashaka aho batuye hatuje, ntabwo bashaka muri bwa bucucike na rwa rusaku rumuhora rumumena amatwi. Oya, ashaka ahantu yisanzuye, ashaka ahantu hari inzu nziza, ashaka ahantu hari ibintu byose bya internet. Urugero, afite connection ya internet, afite umuriro, afite amazi, afite ibikorwa remezo, umuhanda n'ibindi bintu bitandukanye. Aho rero niho abashaka gutura, ntabwo abashaka kuguma muri hahandi hameze nk'ari akavuyo. Ahari ibikorwa byiza rero, urugero nka paved roads, umuhanda mwiza umeze neza, amazi meza, amashanyarazi ahoraho, ibi ngibi nibyo aba yifuza. Reka turebe uko imibare bigaragaza. Mu duce tw'abakire serivisi z'ibanze, amazi, amashanyarazi ziboneka ku gipimo cya 80 kugeza kuri 95%, ariko mu duce dusanzwe tw'abakene bishobora kuboneka ku kigero cya 40 kugera kuri 70%. Icyo bishatse kuvuga rero, iyo amafaranga yiyongereye, umuntu ntakomeza kwihanganira ibibazo bya buri munsi, ahubwo ashaka ubuzima bworoshye. Ibi bituma yimuka. Impamvu ya gatatu ni uguhuza n'abantu bangana, cyangwa se guhuza abantu bangana ubushobozi cyangwa se social class matching. Abantu akenshi bashaka kubana n'abameze nkabo.
ibi byitwa social grouping. Ni ukuvuga ngo abantu byandi byo bavuga ngo mu kinyarwanda ngo amaboko utareshya ntaramukanya, birumvikana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze gukira, kuganira n'abakene yumva nta kiganiro kikirimo, cyangwa se iyo umuntu nawe amaze gukena, kuganira n'abakire nta kintu ashobora kumvamo. Niyo mpamvu umuntu wari ukize iyo amaze gukena arimuka agasanga abakene bagenzi be, umuntu wari ukennye iyo amaze gukira arimuka agasanga abakire bagenzi be. Ubushakashatsi rero bwerekana ko 70% by'abantu bakize bakunda gutura ahari abandi bantu bafite ubushobozi bungana cyangwa se burenze ubwabo. Impamvu ibitera ni ibiganiro biroroha cyane kuko baganira kuri business ndetse n'uburyo bw'ishoramari bwa investment. Ikindi kandi bagira imyumvire isa, bagira imyumvire yenda kwegerana. Ikindi ntago habaho kumva udahuje n'abandi. Reka dufate urugero, umuntu ufite business cyangwa se investment, ni ukuvuga ngo ku muntu ufite ibikorwa ndetse n'ishoramari aganira n'abandi bafite amasosiyete ndetse n'abafite imigabane. Ibyo bituma rero atekereza cyane ku iterambere kurushaho, kuruta uko yaba ari kumwe na ba bantu baciriritse mu myumvire. Impamvu ya kane ni amahirwe y'ubucuruzi cyangwa se opportunity. Aho abakire batuye niho hari deal nyinshi cyangwa se hari uburyo bwinshi bwo kuba umuntu yabona ibicuruzwa ndetse no kuba yabona imishinga myinshi yo gukora. Niho rero hateranira abacuruzi bakomeye. Imibare igaragaza yuko mu mijyi myinshi hejuru ya 60% by'amasezerano y'ubucuruzi manini aturuka ku bantu bahuriye mu duce tw'abakire cyangwa se aho abakire bashobora guhurira. Icyo bishatse kuvuga, iyo utuye hafi yabo urabamenya, bagutega amatwi, mubona amahirwe, mbega muri make ni networking ikomeye. Impamvu ya gatanu ni agaciro k'umutungo cyangwa se property value. Abantu bakize batekereza ko umutungo wabo mu buryo bw'igihe kirekire. Imibare igaragaza yuko inzu iri mu gace k'abakire ishobora kuzamuka ku gipimo hafi cya 5 kugeza ku 10% ku mwaka, ariko mu gace gasanzwe yishobora kuzamuka hagati ya 2 ndetse na 5% gusa. Icyo bishatse kuvuga, umuntu yimukira aho ngaho kugira ngo amafaranga ye azunguke kandi atazatakaza agaciro. Impamvu ya gatandatu ni ishusho n'icyubahiro cyangwa se status and image. Kenshi na kenshi mu muryango nyarwanda n'ahandi aho utuye, uko ubuzima bwawe buhagarara biba bifite ibisobanuro. Abantu bareba ku nzu yawe, bareba imodoka yawe ndetse no ku gace utuyemo. Ibi bigira uruhare cyane mu cyubahiro, icyizere abandi bagufitiye. Urugero, umuntu utuye mu gace kazwiho guturwamo n'abakire ahabwa icyizere mu bucuruzi. Ikindi, ashobora kubona n'amahirwe mu buryo bworoshye. Impamvu ya karindwi, kurinda abana cyangwa se family environment. Ababyeyi bateye imbere bashaka amashuri meza, bashaka umutekano w'abana ndetse n'inshuti nziza ku bana babo. Imibare igaragaza yuko mu duce tw'abakire amashuri yigenga ashobora kuba ari hafi ku gipimo cya 70 kugera kuri 90%, naho mu duce dusanzwe bishobora kuba munsi ya 40%. Icyo bisobanuye, umubyeyi aratekereza ati umwana wanjye azakura ate. Niyo mpamvu uyu mubyeyi yimuka. Impamvu ya 8 ni ihinduka ry'imitekerereze cyangwa se mindset shift. Iyo umuntu akize, imitekerereze ye irahinduka. Ibyo yifuzaga mbere ntibiba bikimushimisha. Icyo bisobanuye, abashaka ituze, abashaka gahunda nziza ndetse ashaka na privacy cyangwa se ubwigenge. Ntashobora rwose gukomeza gutura ahantu harimo urusaku ndetse n'akajagari. Rero hari ingaruka zishobora kubaho, ingaruka z'iki cyemezo. Ni ukuvuga ngo ingaruka z'iki cyemezo cyangwa se ibintu bishobora kuza biturutse ku kwimuka. Icya mbere ni umutekano uriyongera, amahirwe ariyongera, ubuzima buroroha, umutungo nawo urakura. Ariko hari ibibi bishobora kubonekamo, ni ugutandukana n'abantu ba kera, guhangana n'ibiciro bihanitse, urugero nk'ubukode ndetse na serivisi, ndetse hakiyongeraho na pressure yo kugumana urwego. Ni ukuvuga ngo umuntu agahora ku gitutu cyo kuguma aho hantu atuye kugira ngo atazasubira inyuma ngo asubire aho yavuye, cyangwa se bimwe byo bita ngo ni ugusubira ku isuka. Ingero zifatika: umucuruzi
utangiriye hasi, yakoreraga mu isoko, nyuma yaje kugura imodoka n'inzu, yaje kwimukira mu gace keza, abona abakiriya bakomeye, ubucuruzi bwe buriyongera. Urugero rwa kabiri, umukozi wahembwaga make yaje kubona akazi keza, yimukiye ahantu hatuje, abana be bajya mu ishuri ryiza, ubuzima bwose burahinduka. Icyo twamenya, muri make umuntu umaze gutera imbere yimukira mu batunzi, kubera ko aba ashaka umutekano, aba ashaka imibereho myiza, guhuza n'abandi bangana, amahirwe y'ubucuruzi, agaciro k'umutungo, icyubahiro n'ishusho, kurengera umuryango n'ihinduka ry'imitekerereze. Ibi byose bifatanirije bituma umuntu yumva ko aho ari atuye hatakimufasha kugera ku nzozi ze nshya. Inama ku bantu rero, ntugahindure aho utuye kubera kwiyerekana gusa. Hitamo ahajyanye n'ubushobozi bwawe. Tekereza ku hazaza, si ku by'ako kanya gusa. Komeza kuba aho wavuye. Reka Imana ikomeze kubaha umugisha. Niba kino kiganiro cyo wari ukumbuye, ushobora gukanda like, kandi ushobora kuvuga uti mbyumvishe neza, cyangwa se ugasobanuza aho utumvishe, tukazasobanura mu kindi kiganiro gitaha. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze bashyigikire. Twandikire muri comments, usharinge iki kiganiro, ukande like, ukore subscribe, ufungure n'inzogera niba uri mushyashya, niba wifuza kuzabana natwe muri video y'ubutaha. Mukomeze mugire amahoro. Yari Justin Niyonsaba.